ba Byakubera TV muraho neza. Umwami Yesu niyamamare, yamamare. Ingoma y'Imana ikwire hose, agakiza k'Imana kaganze mu mitima yacu binyuze muri Byakubera TV. Nshuti zanjye rero nkuko nabibabwiye, roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Niyo mpamvu muri kubona imbere yanjye ibikoresho bitunga umubiri kugira ngo roho ibone aho ikorera. Rero uyu munsi ngiye gukora keke. Ngiye gukora keke, ariko keke ngiye gukora ntabwo ndi bwifashishe oven cyangwa se ifuru. Ndi bukoreshe uburyo gakondo, muri buze kubibona abo turaba turi kumwe, mukurikire uko bigiye bikurikiranye. Rero ibintu tugiye kwifashisha ahangaha ni ifarini, murabizi ko ariyo iri basic ku bintu bijyanye n'amabakari. Ikindi ngiye kwifashisha muri keke yanjye, murabona ngiye kwifashisha bicarbonate of soda. Iyi ngiyi ni nk'umunyu wa gikukuri mu bintu bijyanye n'amakeke, ni ingenzi kuba uyifite. Ikindi turi bwifashishe nk'ibisanzwe ni baking powder, murabimenyereye. Ikindi, iyi safuriya muri kubona imbere yanjye irimo karoti narapye gutya uko muzibona. Ikindi kintu muri kubona imbere yanjye ni yogurt. Iyi yawurute ngiye kuyifashisha mu gukora keke yanjye, ariko umva ndabatumiye. Ikindi ndi bwifashishe ni umunyu bisanzwe, munyu. Ikindi nkuko muri kubibona ni isukari. Ikindi hano ni blender, murabona nashyizemo amavuta ibiyiko bitandatu binini. Nashyizemo ibiyiko bitandatu. Ubwo rero tugiye gutangira gukora keke yacu, maze kubereka ibikoresho by'ibanze. Twagiye rero, ikintu ngiye kubanza gukora, ngiye gufata karoti zanjye nzishyire muri blender, ndetse na yawurute nayo nyishyiremo muri blender hano. Ikindi ndashyiramo isukari, nshyiremo umunyu ukenewe, nka baking powder, rimwe, bibiri. Ngiye gushyiramo bicarbonate, mbibutse ko ibi bintu bikora wakarabye mu ntoki, intoki zisa neza, kuko isuku ni isoko y'ubuzima. Urabona ko ndi kuyifungura. Yes, aba ari nk'agafu. Ndakoresha kano kayiko aka gato, aka gatoya cyane, nta nubwo ndagashyiramo kose, ndashyiramo 3/4 byako. Ikindi ngiye kwifashisha isukari. Rero murabizi isukari iri basic mu makeke. Ngiye gushyiramo isukari ibiyiko, ngiye gushyiramo isukari ibiyiko 8. Ubwo ni amagarama 80, kuko iki kiyiko gipima amagarama 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nizere ko turi kujana. Ikindi ngiye gushyiramo rero ni ya yawurute yacu. Nizere ko muri kubibona. Yawurute nshyizemo ni yawurute ihumura neza, ni yawurute yakorewe, reka mbamamaze nubwo batampaye akazi, iva Igicumbi. Turuka Igicumbi, ariko iraryoshye pe, iraryoshye. Abakunzi ba yawurute mujye mubateza imbere.
ngubu ngiye gukora iki? Ngiye guhita njya kuburendinga. Rero ngo nari ngiye kuburendinga, murabona umusaruro, za karoti na bya bindi byose nabivanze. Igikurikiraho ngiye gushyiramo, ngiye kubanza gushyira mu isorori. Murabibona bimeze neza rwose. Nizere ko mwabibonye. Ngiye guhita nshyiramo umunyu. Ndashyiramo akunyu gake cyane. Ni uruvange rwiza pe, sinzi niba muri kureba neza. Karoti ntiwamenya ko zirimo, birasa neza rwose. Nizere ko muri kureba uruvange rwacu. Ngiyi rezilita ya karoti na bya bindi byose navanze. Hakurikiraho gushyiramo ifarini. Hakurikiyeho rero gushyiramo ifarini yacu. Tumaze gushyiramo ibiyiko 10. Ndabibutsa ko turi gukora keke. Ibintu by'amafarini rero iyo utabivanze neza ntabwo gishya neza. Gishya imbere ubona harimo ibintu by'ibitsima, ukuntu bireduka nyine bimeze nk'ibitahiye. Bisaba ngo ubihishe uri kubiponda. Kereka bimaze gutungana none. Urakibona ukuntu bisa neza, urahumura. Umva ababyeyi mujye mubikorera abana banyu bita iminwa rwose. Cyoroheje nkuko muri kubibona. Gahunda ikurikiyeho ni ukujya gucana imbabura. Nkuko nabibabwiye, turakoresha uburyo umuntu uwo ari we wese yabona. Tujye kwifashisha imbabura duteka keke yacu. Ndabaratse rero, twagiye ni karibu mu gikoni. Inshuti za Byakubera TV rero, nkuko nababwiye ngo turakoresha uburyo gakondo cyangwa se uburyo umuntu uwo ari we wese yashobora mu kwikorera keke adafite ifuru. Nkuko mubibona rero imbere yanyu, hano hari isafuriya irimo umucanga usanzwe mubona mwese, nawe utawubona umucanga rwose, uyu niwe urimo hano.
nongeye kwifashisha. Murabona imbabura yuzuyeho amakara menshi. Impamvu nashyizeho amakara menshi ndibuze kuyagabanyamo kabiri, amwe araguma ku mbabura andi ajye ku mufuniko hejuru y'imbabura. Ukuntu rero ndi bubigenze, ngiye gufata agashyiga ka gaze nkaterekemo aha ngaha, nindangiza mfate agasafuriya gatoya nshyiremo cya gipondo cyacu, nindangiza ntereke kuri ka gashyiga ka gaze karaba karimo aha ngaha, nindangiza hejuru mpfundikire n'umufuniko w'iyi safuriya, nindangiza hejuru y'uwo mufuniko nshyireho amakara ashyushye. Noneho ku mbabura ndasigaho amakara makeya aringaniye. Murabibona, ndabibereka. Nabibabwiye rero, murabona ko wa mucanga nawuteretse ku mbabura. Nshyiramo rya shyiga ryanjye rya gaze, ndawuretse ngo ubushyuha kuko wari ukonje. Murabona ko uri kuvamo umwotsi. Mu kanya ndazana agasafuriya ngatereke hano. Nindangiza mpfundikire n'umufuniko w'isafuriya, then hejuru nshyireho amakara, ubundi dutegereze igihe keke yacu irahira. Rero maze gutegura biriya bintu bijyanye n'aho turi buteke ifuru yacu. Ifuru yacu ya kinyarwanda rwose maze kuyitegura. Hakurikiyeho ko muri kubibona, iyi niyo foromo yacu tugiye kwifashisha mu gukora ya keke. Murabona ko harimo amavuta, ndi kuyazunguza mu mpande hose kugira ngo keke yacu itaza gufatamo. Bakunzi bacu rero, murabona ko mfite agaforomo, maze gushyiramo amavuta, shyiramo n'agafu, ndazunguza kugira ngo igipondo cyacu cyangwa se ibyo tugiye kwifashisha mu gukora keke nk'uko nabiteguye mubizi bitaza gufatamo. Rero igikurikiraho ngiye gusuka mu iforomo yacu. Murabibona rero, maze gushyira igipondo cyacu mu iforomo. Gahunda ikurikiyeho ni ukujya gutereka hahandi muri ya furu yacu karemano. Nk'uko mubibona, imbabura yacu yashyushye cyane. Urabona ko amakara yashyushye, isafuriya yacu umucanga washyushye. Ngiye guterekamo gahoro gahoro ngo ntashya, yashyushye cyane. Murabona ko maze guterekamo. Gahunda ikurikiyeho ni ugupfundikira n'umufuniko, ubundi nkaba nteruyeho ngatereka hasi, amakara amwe nkayagabanyiriza hejuru andi akaguma hasi. Murabona ko imbabura iriho umuriro n'isafuriya hejuru ku mufuniko hariho umuriro. Gahunda ngiye guterura iriya safuriya ntereke ku mbabura, nindangiza ntegereze ndajya mfundura ndebe aho biri kugana. Turakomeza turebe, ducunge niba yahiye, ubundi tuyikuremo twirye iminwa. Bakunzi bacu rero, nk'uko nabibabwiye, murabona ko tugiye kureba keke yacu ahigeze. Tugiye kwirya iminwa we. Keke yacu yabonetse, murabibona ukuntu iri gusa, yatunganye. Ubu ngiye guteruraho ngende nshyire ku isahani mbereke ukuntu imeze. Bakunzi bacu rero, nk'uko muri kubibona, igikorwa cyo guteka keke kikaba cyarangiye. Murayibona, nizere ko muri kubona ukuntu gusukika yoroshye, kuvamo biroroshye kubera ka gafu nashyizemo hasi karamfasha kuyikuramo neza. Reka nze nshyire ku isahani murebe.
bakunzi ba Byakubera TV rero nk'uko muri kubibona murabona tuno tuntu tw'umweru ndi gukuraho nitwo tumfasha gutuma keke yanjye idashirira. Ni yafu nashyize mu gasafuriya, ndi gukuraho. Murabona ko keke yacu rwose imeze neza. Nizere ko muri kuyibona keke yacu. Dore iyi ni yafu yari ivanzeho ya mavuta nabaje mu isafuriya nkacugusamo agafu. Nibyo by'ibingibi mureba hano maze gukuraho. Byamfashije gutuma keke yacu idashirira. Nizere ko muri kubibona rero, kanze nyisature mbereke ukuntu byifashe. Bakunzi ba Byakubera TV rero nk'uko muri kubibona, iyi ni ya keke, ni wa musaruro uvuye muri cya gipondo cyacu. Ubu tugiye gukata turebe uko imeze, twumve ukuntu ifashe. So delicious! Wow! So delicious. Wow! Amaye. Keke iraryoshye rwose, irareba neza. Amaye ba. Reka nze ngo inshuti yanjye ngwe wirire wirya iminwa. Menyereye ko ngukorera utuntu turyoshye rwose, humura ngiye kuguha, sibyo? Inshuti zanjye rero, igikorwa cyo gutegura keke cyari kiri ahangaha kirarangiye. Ndabararikira namwe kuzagerageza ubu buryo, muzaryoherwa kandi muzabimbwire muri komanteri. Nakagaruka mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane. Bye bye. See you tomorrow.